Va kwa Rodiya tukava mu Bushenge tukamanuka epfo kwa Rodiya imukoma tukava imukoma tukajyaho bita ku Bucumba epfo ku ntango inyamirundi tukava inyamirundi tugafata kumugera tukava kumugera tukajya ku nkanka tukava ku nkanka tukajya ku Rwahi tukava ku Rwahi tukajya Gashonga tukava Gashonga tukajya Muhewe tukava Muhewe tukajya muri Nzahaha tukava Nzahaha tukajya Bugaramasite tukava mu Gasite tukajya Igikundamvura tukava Igikundamvura tukajya mu Mashesha tukava mu Mashesha tukajya Nyakabwende tukava Nyakabwende tukajya mu Bigutu kava mu Bigutu tukajya za Kirabyo kava Kirabyo tukajya za Ntuza za Ntendeza aho bita hirya ku Buhinga tukava za Buhinga tukajya ku Rwesero kava ku Rwesero tukajya hakurya kwa Toburi Karengera tukava Karengera tukajya aho bita hirya yafashwe n'ibintu bikomeye turi kuri ya sambu ahandi madame arambwira ati ibintu birahindutse wa mugabo we ntabwo nzongera kujya mu rusengero madame ufashwe n'ibiki sinzasubirayo nibature sinzayisubiramo ayo ku cyumweru amateraniro sinzasubirayo noneho ikindi sinzongera no kujya mu masengesho y'umudugudu naho sinzajyayo madame ufashwe n'iki ati narakomeretse byankomerekeje ntabwo bizi ukwezi kurashize amezi abiri arashize madame bite arambwira ati ahubwo nawe birahindutse ntabwo uzasubirayo nawe ntuzagira gute ntuzasubirayo ndavuga neza uzamfata amaguru uzanzirika madame arambwira ati dore ikimenyetso kikwereka ko utazasubirayo afata costume yanjye ikote n'ipantaro n'ishati ku cyumweru arabifata madame arambwira ati dore ikimenyetso kigaragaza ko utazasubirayo abivuruguta mu kiziba hanze imvura yaguye aravuruguta mu kiziba ati nawe ntuzongera kujya mu rusengero nuko madame yafashwe none se madame bimeze bitati narakomeretse bikomeye amezi atatu ashize pastor ati madame abaye ntiyararuzuzwa nimuvuge ngo aruzuzwa amaze kuzuzwa ngo inorata muyumbe noneho amaze kuzuzwa ahanurira abantu bose bari baraho ngewe angezeho yandika mu mugongo arandika ngo unamagake arandika ngo irakuzezewa 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 amina gahenge agira gahenge ngira ngo arakize njya mu giterane Kicukiro ngezeyo madamu aragenda afata amabuye atera ku rugo rw'umuturanyi amena amadirishya ibirahure amena amadirishya ne barampamagara bati nibiki byateye umudamu wawe ati tabara iyo telefone yasonaga umutima wahitaga ujya mu mutwe kandi kubera ibyo bikomere nakuyemo uburwayi bukomeye cyane kubera ibyo bintu nakuyemo uburwayi bukomeye kuko nahise mfatwa n'umutima hypertension umuvuduko mvuye muri urgence inshuro ebyiri Kibagabaga urgence ubwa mbere najye mfite 210% habura gato ngo nge 210% habura gato ngo nge muri koma ubwa kabiri nge mfite 215 140 urumva ibyo byose bwari urugamba rukomeye buryo urugamba rugusugafata umwuko ajya muri bwa bugari arabuviringura ngiye kubona mbona ubugari burahiye bumaze gushya kubise ku masahani numva ijwi rirambwiye ngo nubura ubwenge nakazi kawe ndavuga ndetse nimbura ubwenge bwo gutaha nimbura ubwenge se bwo kurya ubugari nimbura ubwenge se bwo gusoza amasengesho nimbura ubwenge se bw'iki igihe ntarasobanukirwa iryo jwi ngiye kumva numva utuntu tw'ibineza neza numva tunyatsemo numva utuntu tw'ibineza neza ndavuga nti ibineza neza se biturutse numva amavuta ari kunzaho numva utuntu turamfashe ndavuga ndetse ngiye kuzurizwa mu gikoni mwo kagira Imana mwe ngiye kumva numva nzamutse mu cyumba ariko haleluya torero zamutse mu cyumba cyo kwizera zamuka mu kindi cyumba cy'amavuta zamuka mu kindi cyumba giteye ubwoba aho ngaho kuri iyo safuriya y'ubugari ntabatindiye naho umwuka wahise ategekera naho nahise ndambagiriza uwo mukobwa kuri iyo safuriya y'ubugari aho mu gikoni naho nahise ndambagiriza naho namuram ariko haleluya torero ndambagiriza aho ngaho rero ndambagiriza aho umukobwa arambwira ati ariko ibyo bintu se ko ntabyumva nubwo utabyumva ariko ndumva bindimo ku isafuriya y'iki
y'ubugari. Yesu we numva bindimo. Atese ibyo bintu bigufashe si bya mwajina, si bya mwajina bigufashe. Nti ntabwo ari bya mwajina, ni umwuka wera ndumva bindimo. Kobwa arambwira ati reka dusoza amasengesho. Iyi tiririti namurambagirije tiririti kwisafuriya y'ubugari tiririti y'ubugari. Shakara ryose ariko haleluya to. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Azina maraso byo mu rubavu rwawe binyizu buryo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo mwami bye kuzansinda ukundi n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. Ibyo rero ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha byose ntibyashobora mwami kudukuraho ibyaha. Ntacyo nzanye muno cyabasha kuncungura simfiti icyo naguha nizeye umusaraba baba uwo wampfiriyeho mwami niwo njya niringira uwo rero uwo wampfiriyeho baba niwo njya niringira. Dore rero nambaye ubusa mwami ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza baba ndagushakaho ubuntu unyuha hagira ibyaha mutaba bazine gupfa baba unyuha hagira ibyaha mutaba bazine gupfa. Haleluya. Ndabaririmbira iby'uwampfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonyeho iki Kristo ukaza mu isi ukampfira wambonyeho iki Kristo ukaza mu isi ukampfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka baramusuzugura ntibamwemera hari indi nshuti nkawe se yakunda yihinyuye hari indi nshuti nkawe se yakunda nkayihinyuye baramushingije bashashe imyambaro ngozi anahirwa umwami Kristo bukeye barahinduka bati nabambwe bukeye barahinduka bati nabambwe bafashe umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babamba Kristo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura ibyo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura yavuye mu ijuru aza muri iyi si
aburaho yarambika umusaya we, torero amfira ku musaraba. Ngo nanjye ngeze mw'ijuru, amfira ku musaraba. Ngo nanjye ngeze mw'ijuru. Ntabwo rero, ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe. Yesu yanyemeye nk'inshuti ye, Baba nzavugaho hose izina. Yanyemeye nk'inshuti ye, nanjye nzavugaho hose izina. Yanyemeye nk'inshuti ye, Baba we nzavugaho hose izina. Nanjye yanyemeye nk'inshuti, nzavugaho hose izina rye. Amen. Tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu twarwubakiwe na Yesu mw'ijuru ry'Uwiteka. Tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu twarwubakiwe na Yesu mw'ijuru ry'Uwiteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Kandi amazu yaho yose ararabagirana, kandi aruta cyane rwose ay'abantu bubaka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Yesu ariyo mwami utwara abaho bose, kandi abamarayika bajya bamuhimbaza iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Munsi y'intebe y'ubwami niwe isoko ikomoka, ivamo y'amazi meza y'ubugingo bw'iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Aho niho hamera igiti cy'ubugingo, ibibabi byacyo byiza nibyo bikiza abantu. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Duhimbaza urwo rurembo rwo mu ijuru ry'Imana, nirwo Yesu Kristo wacu yadutunganirije. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Yesu tunganya imitima y'abakwizera twese, tujye dukora ibyo ushima, tuzabane mu ijuru. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Haleluya! Mumpera Imana amashyi n'impundu. Izi ndirimbo ndazikunda mu gihe cyo gukizwa kwanjye, nizo zamfashije, ziramfasha cyane. Haleluya! Ariko haleluya torero, ziramfasha
ziramfasha mu gihe cyo gukizwa kwanjye. Izi ndirimbo twaraziririmbye, kandi ukuntu twaririmbaga izi ndirimbo koko bisa n'ibyankukiyemo. Ntabwo izi ndirimbo tuziririmba, ntabwo twirirwaga tuvuga nimero y'indirimbo, ko byabaga ari ibiterane bikomeye by'ibitaramo biremereye. Nta kanya rero kabaga gahari ko kuvuga ngo turirimbana 150. Warakubitaga buri wese akirwariza ashaka indirimbo. Buri wese agashakura agashaka indirimbo, akavuga ati yandirimbiri he. Byatumaga n'abakristo bakura. Hari n'igihe umuntu yakoraga urugendo rw'isaha yose agiye gushaka umukristo mugenzi we ngo baririmbane indirimbo, ngo yamurayemo, ngo yabuze ibitotsi. Muri ibi bihe muri za 90, 89, 90 mu biterane byo mu Bushenge, abo mu Bushenge barabyibuka. Muri icyo gihe nari muto, ariko nagize umugisha wo kuba genda gake mbamo gake kuko nari muto, ariko mbyirukira muri aya mavuta. Izi ndirimbo turaziririmba twabaga turi mu biterane mu Bushenge, tukava mu Bushenge tukamanuka tukajya epfo kwa Rodiya Imukoma murahazi. Tukava Imukoma kwa Rodiya n'umukecuru wavunnye amatorero menshi mu rurembo rwa Cyangugu, ubu ni ururembo rwa Gihundwe. Mbere rwa Cyangugu, uwo Rodiya yavunnye amatorero menshi mu rurembo rwa Cyangugu. Noneho tukava kwa Rodiya, tukava mu Bushenge tukamanuka epfo kwa Rodiya Imukoma, tukava Imukoma tukajyaho bita ku Bucumba epfo ku ntango inyamirundi. Tukava inyamirundi tugafata ku Mugera, tukava ku Mugera tukajya ku Nkanka, tukava ku Nkanka tukajya ku Rwahi, tukava ku Rwahi tukajya Gashonga, tukava Gashonga tukajya Imuhewe, tukava Imuhewe tukajya muri Nzahaha, tukava Nzahaha tukajya Bugaramasite, tukava mu Bugarama tukajya Igikundamvura, tukava Igikundamvura tukajya mu Mashesha, tukava mu Mashesha tukajya Nyakabwende, tukava Nyakabwende tukajya mu Bigutu, kava mu Bigutu tukajya za Kirabyo, kava Kirabyo tukajya za Ntuza za Ntendeza aho bita hirya ku Buhinga, tukava za Buhinga tukajya ku Rwesero, kava ku Rwesero tukajya hakurya kwa Toburi Karengera, tukava Ikarengera tukajya aho bita hirya. Ariko haleluya torero, ahantu bita Ingange uri kujya hirya za kuri Sumo cyangwa mu Gisovu. Ahangaha mbibutse ko twabaga turi mu bihe byiza byo gusenga, kandi iki gitabo cy'indirimbo twabaga turi nacyo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Izi ndirimbo muri iyo misozi yose natereraga, twagendaga kubaho byari ibintu bikomeye, kuko twari mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri urumva ko amafaranga, ubuzima bw'umubiri nta mafaranga twari dufite. Hariho n'ibigeragezo bikomeye kuko twasaze, batwitaga abasazi, kavuga ko ntacyo tumaze, ko turi abantu b'inzererezi. Icyo gihe ntabwo byari byemewe, kandi turabikubitirwa, turabesherwa, inzara iratwica, ariko ndashimira Imana ko tugihagaze mu buntu bwayo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Muri ibyo bihe byiza byo gusenga, twagiraga umugisha tukajya abasaza b'Igihundwe, harimo umupasiteri twa Senzige, mbibutse ko ari we wafatanije n'abandi basaza ba pastoro, bafata izi ndirimbo bazishyira mu Kinyarwanda. Izi ndirimbo rero zari nyimbo za wokovu, indirimbo z'igiswahili, nyimbo za wokovu baturukaga muri Kongo. Noneho aba basaza rero bafata izi ndirimbo bazishyira mu Kinyarwanda. Tugira umugisha wo kubana nabo, bakatwigisha n'umwimerere wazo kuziririmba, ibendera y'Imana ikazamuruka. Haleluya torero. Ariko se haleluya. Haleluya torero ry'Imana. Rero nimbona mudashyiramo agatege, ndahita mbizinga nigendere, kuko hari ahantu bari kubishaka ibi bintu. Haleluya torero ry'Imana. Ese haleluya torero. Ndatera haleluya ukandeba gutya nk'umuntu uri kureba indege ari bwo bwa mbere, wagize ngo ibi bintu si ukwirwanaho. Haleluya. Iyo ncokoje iki gitabo ziba zibyigana, mba numva zibyigana. N'ubu ngubu mba numva nahita nkubitaho, kandi nuko ari bwo bwa mbere wenda tubanye tutamenyeranye ngo tumenyane, ariko ubundi ibihe byanjye byiza biba mu ijambo ry'Imana, bikaba no muri izi ndirimbo. Haleluya rero.
keretse twarambije naho ubundi ntabwo nabizengurukamo ngo mbishobore. Kandi hari abandi bene data bagiye kutubwiriza nanone. Nge rero akanya kanjye iminota njya, ariko rero nibishaka baze kuyikuraho ntacyo bitwaye. Hari kandi no kuri kw'Imana akandi kari hano karirimbaga mu rukerera mu gihe cyo gusenga. Haleluya torero ry'Imana. Haleluya se torero ry'Imana. Yewe ndafashwa wenda niyo naririmba igitero kimwe. Hari kandi twaririmbaga turi mu Bigutu, paruwasi ya Bigutu, turi kumwe n'abasaza badufashije cyane. Karavuga ngo bigira amanota. Bana mwijura biringiye umucunguzi, tuzaherwa ibintu byinshi, azaduha amakamba y'ubwiza bwinshi, kandi atwambika imyenda yera. Bana tuzahabwa byinshi, tuzagabirwa byinshi mu ijuru, tuzahorana ishimwe tunezerewe, nitwizera umukiza Yesu. Nimuvuge ngo amina. Biswara mutavuga ngo ni indirimbo gusa disi nta jambo afite, taho yahereye aziririmba. Kada muri ubwo bubyutse twasenganye n'umukecuru mu giterane aruzuzwa. Nimuvuge ngo aruzuzwa. Aruzuzwa umukecuru ajya mu mwuka, aravuga ngo mugire ubwevekayi bwoko bwanjye, mugire ubwevekayi bwoko bwanjye, mugire ubwevekayi bwoko bwanjye. Abandi batese ubwevekayi ni igiki? Abayumbe baraho barasobanura bati iravuze ngo tugire ubwenge. Duhita tumenya ko ubwevekayi ari ubwenge. Rero nanjye reka ngire ubwevekayi nyarutse. Haleluya. Ya muraho ariko dusome rero Nehemiya igice cya 6 ku murongo waho wa mbere. Nidushaka duhite dusenga ntacyo bitwaye. Nehemiya 6 umurongo wa mbere haravuze ngo bugize bute? Ntabwo muhari. Ako murahari cyangwa ako bari abantu bari inyuma bakwegeye imbere? Mwegere imbere ndi gutera haleluya ntimunyikirize ugasanga kagira ngo ndi muri studio. Mwakwegeye imbere. Muri studio ni hujya watera haleluya nta ukwikiriza nyine ngo ni kwikorana banga. Mwegere imbere, muze mwegere imbere. Se mukagira Imana mwe. Mwakwegeye imbere. Kandi nimutinda ndaza kubirebera. Mwegere imbere ntacyo bitwaye. Haleluya torero. Yesu mwami. Haleluya. Se murahari abantu barahari cyangwa se uko mwegera imbere mwebuse umuntu haririya ndaririya rwose bo sawa okay ntacyo. Haravuze ngo Nehemiya 6 ku murongo wa mbere haravuze ngo bugize bute? Bukeye ariko ubundi bucya bwabanje kugira gute? Asante sana. Aho naho hari irindi somo rikomeye ariko reka nkomeze nsome. Bukeye babwira Sanibarati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike, kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Ku murongo wa 2 nuko Sanibarati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kugira gute? Kungirira nabi. Ku murongo wa 3 nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ugize gute? Ukomeye, sinashobora kumanuka. Nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Ku murongo wa 4 bantumaho batyo 4 nanjye mbasubiza ntyo
amena. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ni inkuru nziza Modeste, ndi mwarimu guturuka muri paruwasi ya Kinyinya, ndi Karama ndi kumwe na Pastor Nsengiyaremye, niwe dukorana ku itorero. Niho rero ndashimira Imana kwingejeje hano, Imana ihabwa icyubahiro. Muri izo ngendo zose nakunze kuyobora amagurupe y'amasengesho, ngera ku rwego rwo kuyobora materaniro magari, ngera ku rwego rwo kuyobora ibiterane. Rimwe rero mbwira abantu ntitugira purize yacu yihariye mu buryo bw'umwuka. Iyo dupfukamye dusenga tuba dusa n'abacometse muri ya purize yacu yo mu buryo bw'umwuka. Twajya gusenga rero nkababwira nti nimuze ducomeke tubaze Imana uko bimeze, kubera gukunda gukoresha ako kantu bahita bampimba akazina bita comeka, naho kavuye. Turacyacometse mu izina rya Yesu Kristo. Ducomeke se cyangwa ducomore? Nta mpamvu yo gucomora, ni ugucomeka mu izina rya Yesu. Umugore n'abana barahari, mutese ni bangahe? Ibyo ntibibareba, ninjye bireba. Noneho abana barahari, noneho no mu byatumye mbwira umuyobozi, namubwiye nti ndaza kunyaruka cyane. Ejo bundi nagize umugisha nsindisha babiri, umwe atsinda trokome, undi atsinda icya leta nyine yari mu wa gatandatu. Ubwo babiri baragize bate? Babaratsinze babiri, kandi basanga abandi batatu muri segonderi. Mfite 5 segonderi. Ndi umuntu ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ntabwo noroshye. Murumva noroshye? 5 muri segonderi, noneho primaire mfitemo 4, noneho 5 bari muri segonderi, primaire mfitemo 4. Mutese bose nabawe? Ubwo se urumva ugize amatsiko, bose se nabawe? Bose nabawe, bose se nabawe. Mugira ubwevekaye, mugira ubwevekaye, mugira ubwevekaye. Asante sana, haleluya rero. Iryo dusomye rero, iri jambo dusomye rifite intego igira iti nubwo ibyatuma tumanuka bihari ariko nta mpamvu yo kumanuka. Niyo ntego y'iri jambo nazanye. Nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite? Bihari, ariko nta mpamvu nimwe yo kugira gute? Yo kumanuka. Badirija barahari? Dirijante. Nta dirija uri hano? Dirija ngwino, dirijante, biremewe. Dirijante rwose ndabonaje. Nta wundi wo mu yindi korari waba uhari? Ko ari bwo bwa mbere ngeze hano, mpaheruka kera hashize igihe kirekire. Nta wundi wo mu yindi korari nibura wateranye ngwaze undi w'umudirija? Murakoze cyane, munyegere hano. Intego iravuga ngo nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite? Ariko murahari uriya kwarangaye. Nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite? Bihari, ariko nta mpamvu yo kugira gute? Yo kumanuka. Niryo jambo nkuzaniye. Ibyatuma tumanuka bigize bite? Birahari, ariko nta mpamvu yo kugira gute? Yo kumanuka. Asante sana. Dirija biba bigoye rero, buriya guhanga indirimbo biragoye. Nge nabaye umuhanzi mu rurembo rwa Cyangugu, mfite amarubumu menshi hariya marubumu nararirimbye, ndasohora amakasete n'abahanzi bari bataramamara. Cyo gihe narakubitaga abantu bagahurura bati comeka, bakurira ibiti baje kureba comeka. Rero nari mfite amakasete, dukasete twajyaga mu radio, nazaga i Kigali ku militipulia amakasete, noneho nkajyana. Urumve imisozi nazengurutse ni myinshi. Rero ntabwo natumiwe nk'umuhanzi, none natumiwe nk'umuntu uza kubabwira ku ijambo ry'Imana, ariko hariya haryamyemo indirimbo nyinshi. Guhanga rero biravuna. Ndagira ngo muri iyi ntego, muri iri jambo dusomye, muhite munkuriramo igitero cy'indirimbo. Vuba byihuse, vuba byihuse. Muhite munkuriramo igitero cy'indirimbo muri iyi ntego y'iri jambo tuvuze, muhite munkuriramo igitero cy'indirimbo. Reka mbe nigiye hirya mube mubyigaho. Niko gahunda. Ariko haleluya torero. Ariko se haleluya torero. Muhite munkuramo igitero cy'indirimbo. Ndashaka kumvikanisha cyane iri jambo. Nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite? Bihari, ariko nta mpamvu yo kumanuka. Birahari, cyokora birahari. Dirija, kandi dirija yirwaneho, ni dirijante na dirija. Buri wese avugiye, ntimubihurireho, ntimube muri kurepetera hamwe. Oya, buri wese avuge intego y'iri jambo. Nukuri kw'Imana. Nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite? Ako murahari cyangwa ni? Nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite? Bihari, ariko nta mpamvu yo kugira gute? Yo kumanuka. Nubwo ibyatuma ducomora bihari, ariko nta mpamvu yo gucomora. Reka dukomeze ducomeke mu izina rya nde?
nubwo ibyatuma ducomora bigize bite bihari, ariko nta mpamvu yo gucomora. Dukomeze ducomore. Ariko ijambo twasubira ngo Nehemiya bashakaga kumumanura, ngo abatumaho nawe aravuga ngo nta mpamvu nimwe yo kugira gute yo kumanuka. Cyakora birahari ariko nta mpamvu. Dirija wagashyikiriye n'akantu kabari gato gusa. Kabari gato. Okay, twagiye rero. Nehemiya arishushanya yumvise inkuru z'i Yerusalemu. Haleluya. Inkike zaho zasenywe n'amarembo yaho yahiye. Nimuze twubake umurimo w'Imana, kuba umugayo kumana n'abantu. Amina, amina. Amashyi menshi cyane. Urumva ari muri rinye. Ariko haleluya torero. Murumva arimo se cyangwa arimo ni kwa Nehemiya turi, niho turi mu mutunga ibiganza Imana igira gute. Asante sana, Mungu akubariki. Kandi mbibutse kuririmba biravuna. Twagiye twiga amabwiriza y'ibi bintu. Noneho mbibutse ko ubu iyi ndirimbo uko aririmbye ni ibintu bihise bimanuka, ni ibintu bihise biza ko muri we acometsemo ibintu by'ijuru. Ubu ahise afatiraho akasohora iyi ndirimbo, ni indirimbo yabisohotse ari imwe ku isi hose. Kuko umwimerere wayo wenda izindi byajya gusa, wenda izindi byajya kumera kimwe, ariko iyi ngiyi niyo ibisohotse ari umwimerere ku isi, noneho ikaba ariyo ya mbere, izindi zigakurikiraho. Indirimbo yihariye umwimerere wayo. Urakoze cyane. Mutunga ibiganza Imana imumugisha mu izina rya nde ryayo. Aho dirijante se ubwo rinye ya niyo ngiyo. Asante sana. Nahoze mbona barepetana, birashoboka ko bahise babihuriraho, ariko Imana ibaho umugisha mu izina rya nde. Asante sana. Twigeze tubaza padiri, nize ishangi murahazi, tubaza padiri tuti ko tutanywa kuri divayi kandi tubona divayi ari ngombwa ko twanywaho. Padiri aratubwira ati iyo mwakiriye Ukaristiya na divayi birimo, iyo dusenze byose bihurira mu Ukaristiya. Basi ubwo rero twakiraga Ukaristiya tuzi ko na divayi irimo imbere mu Ukaristiya, kandi ibyo nta mahane yandi, ubwo niko byubatse. None uriya mudirijante ati bikubiye mwaho ngaho, bikubiye muri iyo ngiyo, nimwo bikubiye rwose muri iyo ndirimbo. Haleluya torero ry'Imana. Asante sana, Imana umugisha cyane. Aha, nanjye rero reka ngerageze ho gatoya, nibura turepete akantu gatoya. Dirija twamwumvise, noneho nanjye reka ngerageze nse nushaka akantu gato. Guhanga biravuna. Hari n'igihe uhanga utuntu 10 ukadusiba. Gushaka indirimbo biravuna, ntukabone bari hano bitaragaza. Gushaka indirimbo bigira bite? Dirija nanjye ndimo nshaka indirimbo, ndimo nanjye shaka gatero kamwe wagashatse, ariko nanjye reka ngashaka. Ugomba gushaka n'umuziki nyine ukagira ushaka n'umuziki. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu yo kumanuka. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu yo mvuze ngo iki. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu yo musubiremo. Nubwo ibyatuma tumanuka, ariko nta mpamvu yo twongere cyane. Nubwo ibyatuma tumanuka bindigi, ariko nta mpamvu yo zamura ijwi. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu birahari. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu mu ngo zacu. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu mu kazi dukora. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu yo mu iyi minsi. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu
nubwo ibyatuma tumanuka yiyi ariko nta mpamvu yo kumanuka. Haleluya. Naho nashakaga nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite bihari ariko nta mpamvu yo kumanuka. Mateka akomeye Nehemiya aya marembo Yerusalemu nkuko mwene data yabivuze gusana kugira ngo yubake ibyasenyutse byamutwaye imbaraga, kandi Nehemiya mwibuke komeye Imana imuyobora uburyo bwose bwo gushyiraho abakozi bashinzwe gukora umurimo w'Imana. Imana imuyobora mu cyerekezo cyiza. Hari abari bashinzwe amarembo bagombaga kubaka yaratandukanye. Hari irembo ry'amafi, hari irembo ry'imyanda, irembo ry'intama. Amarembo yari menshi ariko siyo ngiye kuvugaho, ariko ndavuga ku rugamba rukomeye Nehemiya yagize kuri uyu murimo w'Imana. Aba bagabo batatu ngo babangamiye Nehemiya, ngo bagerageza kumutera ubwoba no kumubwira ko ibyo arimo nta kigenda. Ngo bamutuka ibitutsi byinshi bagira ngo bamucomore ku ntego ye, ariko Nehemiya akomeza kubaka. Ayangaya nubwo musoma mukabona Sanibarati na Tobiya na Geshemu, ariko ngo hari abandi banzi bari bihishe inyuma ya Nehemiya. Bibiliya ntitondagura ngo ivuge ibintu byose, ariko hari igikundi cyinshi, hari abantu benshi bari bashinzwe gucomora Nehemiya, bamwereka ko ibyo arimo bitazakunda, bamwereka ko ishyaka afite atari iry'Imana. N'ibitutsi bamututse byagombaga guhita afata umwanzuro wo kubireka, ariko torero, haleluya, torero afata icyemezo cyo gukomeza kubaka. Iki gihe hano dusomye nihuse ngo yarari mu ishyaka, muri rya shyaka ry'umurimo. Ngo iki gihe Sanibarati na Tobiya ngo bamuhamagara mu kibaya kimwe, ngo mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza niko twasomye ngo cyitwa Ono. Ngo noneho ngo bahamagara Nehemiya ngo amanuke aze bamuha inama n'ibitekerezo. Ariko ngo Nehemiya arebye abona ngo ishyaka bafite n'iryo kumugwa nabi, n'iryo kumumerera nabi. Arabatumaho arababwira ngo nubwo ibyatuma amanuka koko nkabasanga, ndumva bihari, ndumva inama n'ibyo munshakira birashoboka. Ariko arabahakanira arababwira ngo nubwo ibyo byose bihari ariko nta mpamvu yo kugira gute yo kumanuka ngo mbasange. Nta mpamvu yo kumanuka ngo ngire gute ngo mbasange. Arababwira ngo ndimo ndakora umurimo ugize gute ukomeye. Umurimo mfite ntunyemerera kumanuka, murimo mfite ntunyemerera kubasanga, murimo mfite ntunyemerera gucomoka aho ndi ngo manuke mbasange. Arabahakanira arababwira ngo ndimo ndakora umurimo ugize gute ukomeye. Nasomye iri jambo bayobozi, ndarikurikirana ubu sesanguzi bundi bukurikira. Nakurikiranye aha Sanibarati na Tobiya na Geshemu ngo bari nza kumenya amakuru ko iki kibaya Sanibarati na Tobiya ngo bari barimo bahamagara Nehemiya. Mu rundi ruhande ngo iki kibaya n'ubundi ngo cyari kibi, ngo cyari ikibaya kigwa nabi abakozi b'Imana, ngo cyari ikibaya kigwa nabi abakozi b'Imana. Ngo wamanukiraga muri Ono, ngo aha muri Ono yagwagayo ntiyavaga yafite ubuzima, yagwagayo nta buzima yabaga afite. Ngo umuntu wese wamanukiraga muri iki kibaya cya Ono yagwagayo nta buzima yakuragayo. Iki kibaya cya Ono ngo cyari kirimo ubugome, cyari kirimo ubusinzi, cyari kirimo ubusambanyi, cyari kirimo ubujura, cyari kirimo ubugome bukomeye, cyari kirimo kugwa n'aba abantu b'Imana. Ngo umuntu wese wageragezaga kuvuga izina ry'Imana ngo iki kibaya cyamugwaga nabi. Ngo kandi iki kibaya ngo nanone muri iki kibaya ngo hari harimo ibisubizo byinshi by'abantu benshi. Ngo cyari ikibaya kinese, cyari ikibaya gifite ubuzima mu buryo bw'ubukungu, cyari ikibaya nanone ngo gifite imibereho. Uwashakaga kubaho wese ngo yamanukiraga mu kibaya cya Ono. Ngo ariko wamanukira uri umukristo ngo ntiwavagayo ugifite ubukristo, wagwagayo ngo kuko cyari ikibaya kigwa nabi umuntu wese uvuga izina ry'Imana.
Imana ibarinde ikibaya cya ono mu izina rya Yesu. Kibaya cya ono yari mbi, ono yagufatiranyaga n'ubushomeri, ono yagufatiranyaga n'ubuzima bububayemo, ono yagufatiranyaga nuko wahombye amafaranga y'abandi yawe se cyangwa, ariko ngo cyari ikibaya gishinzwe guhamagara umuntu wese ufite akabazo. Imyenda myiza mukecuru yahoze atubwira muri rya jambo ngo yabaga muri ono, amafaranga yabaga muri ono, ingendo erega ngo harimo naho gusohokera, ngo harimo naho gusohokera. Abagore bagasohokana n'abagabo batari ababo ngo muri ono, ngo nabyo byabagamo ngo abantu bagafata ingendo bakajya mu myiherero yindi bakagira ngo bagiye isafari, bamanukiye muri ono yarabamize, ono yarabatwaye, ono yarabakamuye. Uwajyaga muri ono ari umuhanuzi ntiyavagayo, uwajyaga muri ono ari umwigisha ntiyavagayo. Imana ibarinde iki kibaya cya ono mu izina rya Yesu. Ono yarakamuye abantu, ono ngo iki kibaya cya ono, umuntu wese yahagararaga hano agahamya akavuga ati ndashimira Imana ko yampaye ibyo kwambara, yampaye amafaranga, yampaye ubuzima. Ariko ngo umubare nyamwinshi babaga bavuye muri ono. Uwajyagayo ntabwo yakomezaga kuvuga Imana n'abishushanya. Burya ntimukabone ibintu biza byatangiye kera, ariko turashimira Imana nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu nimwe yo kugira gute yo kumanuka. Nimuvuge ngo amina. Amina torero, amina torero ry'Imana. Birahari byatuma umanuka, ubushomeri ufite bwatuma umanuka, ubuzima ubayemo bwatuma umanuka, ibyo urwana nabyo muri iyi minsi byatuma umanuka. Yewe birahari. Ndashimira Imana ubuhamya bwo ni ibintu bigari. Muri izo ngendo nababwiye twagiye tugenda, nigeze ngenda kugeza ubwo igihe cyageze muri za ngendo nababwiye twagendaga n'amaguru, nta modoka twabonaga kuko icyo gihe n'amabisi yaratangira kugera muri iyo mihanda kuko yari igoye. Icyo gihe muri iyo myaka nababwiraga hino gakeya twagenze ingendo nyinshi. Ndibuka urugendo naragenze kugeza ubwo inkweto zancikiyeho, inkweto ziracika, urukweto rucika hasi, rucika no hejuru. Njya kubakorodoniye mu Bushenge, njya kudodesha inkweto bayidoda 1 2 3 4 5 6. Nsubiyeyo ku nshuro ya 7 barambwira bati tubuza aho tudoda, twaradoze turaruha. Iki gikweto aho twagihereye, dore hano hari ikiraka, naha twakubisemo ikindi, naha twakubisemo ikindi. Inshuro ya 7 barambwira bati tubuza aho tudoda. Igikweto baragifata barakijugunya, bati ujye ugenda n'ibirenge, iyo misozi yose uyikeragure n'ibirenge. Nafashe umwanya ndavuga nti ibi nabyo ntibyatuma ncomoka, reka nkomeze ncomeke mu izina rya Yesu. Nubwo ibyatuma tumanuka bihari, ariko nta mpamvu yo kumanuka. Nkomeza gusenga, nagenze n'ibirenge, genda n'ibirenge tuvuga Imana. Rimwe umudamu umwe wo mu Bushenge andebye angirira impuhwe, arambwira ati mukozi w'Imana urajya ugenda n'ibirenge. Arambwira ati have ntukajya ugenda n'ibirenge. Arambwira ati urabizi neza ko ndi umupfakazi, umugabo wanjye yarapfuye, ariko nubwo yapfuye yasize inkweto, uzaze nguhe inkweto mukozi w'Imana. Ndavuga nti haleluya. Ubwo ntiwavuga ngo haleluya? Ko mbonye iki? Ko mbonye inkweto. Ndagenda njya kwa Mariya. Nimuvuge ngo kwa Mariya. Ngeze kwa Mariya mu Bushenge, aragenda arambwira ati inkweto umugabo yasize ngizi rero zifate. Mariya anzanira inkweto, ampa nimero 11 nambara 7. 11 nambara kangahe? Yarambwira ati nizo ngize umugabo yasize, shyiramo nyine. Wese uragira ngo oya shyiramo nyine. Nshyizemo ikirenge gihita kijogokamo. Mariya arambwira ati funga amarase neza. Nyafunze n'ubundi ikirenge kijogokamo, ndongera ndafunga kijogokamo. Arambwira ati izi nkweto ntuzisiga aha, aho kugira ngo ujye ugenda n'ibirenge, nushaka ushyiremo ibikaratasi ariko ujye wambara inkweto. Ndamanuka mfata inkweto nyitwara mu ntoki, ngenda n'ibirenge n'ubundi ntwaye n'inkweto mu ntoki.
ndagenda ngeze mu bushenge mbwira abakorodoniye ntumve iyi nkweto ni nimero 11 ni muyicemo ngewe nambara 7 mu nkuriremo 7 nubwo ari 11 barambwira bati inkweto ukwiremye nuko imeze ntabwo icibwamo atahubwo icyo twagukorera ngwino tukwereke. Baragenda bafata ibitambaro byo kubatayeri bakataguye, bafata bya bitambaro byose barabizingazinga basoseka muri bya bikweto batishyira mu ikirenge nshyizemo, numva urukweto rurankwiriye. Ndagenda nshinguye intambwe nka 5 mpuye n'umuntu wa mbere arambaza ati ariko umeze ute? Nti ni sawa. Uri muzima se? Ndi muzima. Oya urumva uri muzima? Nti ndi muzima. None se ukuresha wa urabizi? Ibiro ufite n'ukuresha urabizi? Arambwira ati rero inkweto wambaye ukuresha n'ibiro ufite ntabwo bihura. Oya ntibihura. Ngaho genda. Ngeze ku muntu wa mbere ngiye kumusura, ngeze mu muryango ambwiye ngo karibu mushyitsi. Ngeze mu muryango mbona igikweto cyantanze kugera mu nzu. Ngewe aho kugira ngo ngera mu nzu mbere, igikweto cyo kintanga kugera mu nzu mbere kuko cyari kirekire. Urumva nimero 11 nambara 7 cyari igikweto kirekire. Noneho ndagenda barambwira bati noneho ibintu byawe ntabwo byemewe, urabona umuntu wakoreye Imana wazengurutse imisozi wavunnye ahantu henshi, ese iki gikweto ni kimana iguhaye, ariko burya iyi saha y'Imana itaragera ntabwo n'imiryango na za nshuti ntabwo bakwibwiriza isaha itaragera. Kuki se nta wibwirije ngo abone ko mfite icyo gikweto kirekire? Ahubwo baraseka bakavuga bati ahubwo urapfuye urarangiye, ibintu bikurangiriyeho. Ariko torero haleluya, nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite bihari, ariko nta mpamvu nimwe yo kugira gute yo kumanuka. Ndasenga cyo gikweto ndakibanye nzenguruka imisozi, ndasenga mvuze ubutumwa. Abantu bati ibintu ntibihura, ndavuga nti nubwo bidahura muragira ngo bigenze nte? Ndagiye ngezeho ndasenga ngira ibihe byiza bana n'Imana. Noneho rimwe rero turamanuka tugiye Mukoma, tugeze Mukoma tujya mu masengesho kwa Rodiya. Tugeze kwa Rodiya noneho turasenga tugira ibihe byiza. Umunyamwuka umwe aruzuzwa, nimuvuge ngo aruzuzwa. Amaze kuzuzwa ngwino rata muyumbe. Noneho amaze kuzuzwa ahanurira abantu bose bari baraho. Ngewe angezeho yandika mu mugongo, arandika ngo unamagake, arandika ngo irakuzezewa, 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 irakuzezewa. Amina, amina. Ndavuga ntuwiteka we, abantu ubabwiye kuzabazamura kuzabaha umugisha, ngewe umbwiye kuzanzezewa. Oya ngira ubuzima bubi mbayemo, ngira iki gikweto nambaye, ngira ubuzima bubi mbayemo, ugerekaho no kunzezewa. Uranzezewa umpora iki? Uranzezewa unshaka wiki? Oya reka ibintu byo kunzezewa. Ntabwo nari nzi icyo bisobanuye, nari nzi ko kunzezewa ari nko kunkubita. Noneho maze gusenga iryo sengesho rero ndagenda mvuye Mukoma, muri wa mugongo arandika ngo irakuzamuye, irakugaburiye, irakwambitse, irakubakiye, irakumenyekanishije, irakwaguye. Ariko haleluya torero, ijwi rihita riza rirambwira ngo mwana wanjye, ayo ni ya mandiko y'Imukoma nsobanuye. Rirambwira ngo kukuzeze wasuku gukubita, ahubwo nuko kugirira neza. Noneho maze gusobanukirwa ko ari ukungirira neza, kubera ko ntari mbisobanukiwe, nanjye mpita mpindura isengesho. Ntuwiteka we, cya gihe nasenze nabi, none rero mbabarire, narabyirukanye sinari nzi icyo bigendereye. Ariko noneho mpinduye isengesho, jya wanzezewa. Oya nzezewa vuba ahubwo, nzezewa ahubwo vuba. Ariko haleluya tore, oya jya wanzezewa, noneho unzezewe. Numara kunzezewa nkomeze nigumire mu murimo wawe, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Maze gusobanukirwa rero mva muri murya. Cyo gihe navuyeyo numva nishimye, imaze kunsobanurira kwa kundi. Ndagenda ngeze mu rugo mu bushenge, nabwiye ko ariho nasengeraga nakirijwe. Noneho icyo gihe tuva mu bushenge dusengera abarwayi, dusengera ibyifuzo, dusenga Imana ibana natwe. Ya minsi 3 twateguraga kuhamara twaracometse, amavuta y'Imana araka aramanuka. Ubwo iminsi 3 twateguraga kuhamara, Imana yamfatiye hahandi mpamara amezi 9. Twateguraga iminsi 3. Amezi angahe?
amezi 9. Muri ayo mezi 9 nari umusore icyo gihe, tugira ibihe byiza, turasenga, tugira ibihe byiza, Imana itwambika imbaraga, tugira ibihe byiza, Imana iduha amavuta yayo. Amezi 3 ashize, Imana irambwira iti ndi kumwe nawe, reka nkwereke ikimenyetso cy'ibyo nzagukorera. Navunnye icyumba cy'amasengesho hahandi mu minsi, mu mezi agera muri 3, Imana ibahashyize icyumba cy'abantu 150. 150 ndabayobora. Maze kubayobora, ubwo Imana idutegeka amasengesho y'iminsi 3, ndabyibuka. Iyo dutegetse turayasenga, tuyasoje ndavuga ntariko nubwo tuyasoje abantu ntibagenda, inzara bagenda bahuhwa n'umuyaga. Nk'umuyobozi ngiri yerekwa, njya kuri Simerwa nguze ifu y'ubugari, ngeze kuri Simerwa nguze dodo, nguze turungo tundi, ndazamutse ngeze ku cyumba, umudamu umwe wari ufite akabara gateka imboga, nanjye ndavuga ntubugari ndabubasongera nk'umuyobozi. Nuko amazi ahiye rero, ubugari ndabufata ndabusonga, nkubisemo ifu, nkaraze gutyo umwuko, ubugari burananira, ngagarana n'umwuko mera gutya, negama ku gikuta, gusonga ubugari byananiye. Noneho mbaye gutya rero, muri ya masengesho y'3 hacomokamwe umukobwa umwe, harabatese he gusonga ubugari byakunaniye ko mbona ari hatari. Ndavuga nti byananiye rose, urabona atari hatari, nari nsoja y'3. Noneho umukobwa rero aravuga ategerayo, egerayo nkwereke, egerayo se nyine, egerayo nkwereke. Umukobwa afata umwuko, ajya muri bwa bugari, arabuviringura, arabuviringura. Ngiye kubona mbona ubugari burahiye, bumaze gushya, kubise ku masahani, numva ijwi rirambwiye ngo nubura ubwenge n'akazi kawe. Ndavuga ndetse nimbura ubwenge bwo gutaha, nimbura ubwenge se bwo kurya ubugari, nimbura ubwenge se bwo gusoza amasengesho, nimbura ubwenge se bw'iki. Igihe ntarasobanukirwa iryo jwi, ngiye kumva numva utuntu tw'ibineza neza, numva tunyatsemo, numva utuntu tw'ibineza neza. Ndavuga nti ibi bineza neza se biturutse, numva amavuta ari kunzaho, numva utuntu turamfashe. Ndavuga ndetse ngiye kuzurizwa mu gikoni, mwokagira Imana mwe. Ngiye kumva numva nzamutse mu cyumba, ariko haleluya torero, zamutse mu cyumba cyo kwizera, zamuka mu kindi cyumba cy'amavuta, zamuka mu kindi cyumba giteye ubwoba. Aho ngaho kuri iyo safuriya y'ubugari ntabatindiye, naho umwuka wahise ategekera, naho nahise ndambagiriza uwo mukobwa. Kuri iyo safuriya y'ubugari aho mu gikoni, naho nahise ndambagiriza, naho namuramba. Ariko haleluya torero, ndambagiriza aho ngaho rero, ndambagiriza aho umukobwa arambwira ati ariko ibyo bintu se ko ntabyumva. Nubwo utabyumva ariko ndumva bindimo, ndumva bindimo ku isafuriya y'iki y'ubugari. Yesu we, ndumva bindimo. Atese ibyo bintu bigufashe, si bya mwajina, si bya mwajina bigufashe. Nti ntabwo ari bya mwajina, ni umwuka wera, ndumva bindimo. Kobwa arambwira ati reka dusoze amasengesho, ibindi byo nta kigenda. Ariko kubera Imana aragiye arasenza, maze gusenga Imana imuha ibihe byiza, maze kumuhe byiza iramusura, imaze kumusura ati rinye niyo ntiwibeshye ngo ukatira ahandi. Umukobwa araza aranshaka arambwira ati tangira ikibazo cy'ubukwe, Imana yawe yansuye. Uwo mukobwa rero narambagirije ku iyo safuriya y'ubugari, ubu niwe turi kumwe, niwe tuzasazana, kandi dufitanye ibihe byiza Imana yaduhaye. Anahoze mbabwira ko mfite abana 5 segonderi, 4 primaire, noneho dufite abana rero abahungu dufite 4 n'abakobwa 6. 10 ryanjye ndarifite. Mu gikomera amashyi n'impundu tuyishimire, izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Yesu we, undusha 2. Mavuta ku mugaragu wawe. Urumva riye hano naho aracometse mu izina rya Yesu. Ni ukuri kw'Imana. Uwo rero narambagirije, ariko haleluya torero. Harigenda numva karirimbo kaza ne namurambagirije ku isafuriya y'ubugari. Harigenda numva kaza, ariko gafite umuziki mwiza. Namurambagirije isafuriya y'ubugari, Nyiransengi yumva berita tiririti, namurambagirije tiririti ku isafuriya y'ubugari tiririti y'ubugari. Kararyoshye, ariko haleluya torero, haleluya nanone.
nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite bihari, ariko nta mpamvu yo kumanuka. Uwamanutse ntabwo yamenye ko ibintu byagenze neza. Ibyo buzima bwose nababwiraga, hari amajwi menshi yampamagaraga ngo manuke, hari inkweto nziza, hari amafaranga menshi, hari ubuzima bwiza nagombaga kujyamo, hari ibintu byinshi, amajwi ya sanibarati, amajwi y'ubuzima bworoshye yarampamagaraga, ariko ndayabwira nti nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange. Kibaya cya Ono twamaze kuganira ku iki kibaya cya Ono cyagiye cyica abakristo, iki kibaya cya Ono cyabaguye nabi, ariko ndashimira Imana. Haleluya torero. Imana imaze kudushyigikiza kugira neza kwayo, noneho turaza, tumaze kuza iratubwira ngo izabana natwe, izaduha umugisha, izatuzamura. Rya jambo mwibuke ko yari yarambwiye ko izagira gute, kizanzezewa. Ndagenda ndasenga, nsenga Imana, ndacometse mbaye mu masengesho, ariko haleluya torero, ariko haleluya torero, ariko se haleluya torero. Erega ndabegera, ndabona muri abo kwegerwa, ariko haleluya nanone ndacometse. Erega ibi bintu birakora, ariko se birakora cyangwa birakora wowe kagira Imana we. Yewe we nyirasenge yumva berita, tumaze gusenga tugize ibihe byiza. Umugabo umwe wo mu gitambi cya Mashesha, ugeze mu Mashesha gakeya, afatwa n'umwuka arambwira, tumve rero, ubwo ubonye umukobwa, kandi umukobwa uvuye mu ahantu keke para, ahantu Imana imukuye, ahita afatwa n'ibihe byiza, ampa ikibanza. Amaze kumpa ikibanza, uwo musaza Imana iramukoresha, aransabira, arankwera, aranshingira, ibendera y'Imana irazamurwa. Yari yatubwiye ngo iki? Yari yaratubwiye ngo izatuzezewa. Irakuzezewa n'ukuri kw'Imana, irakuzezewa, irakuzezewa. Yesu we, ndagenda ndasenga, Imana itubwiye ngo iri kumwe natwe, turagenda tuvata. Uwiteka we none hiza gushyiraho ngo ndabimuye, ngo mbakuye hano mwari mutuye, ngize gute? Ndabimuye. Ngize gute? Nari nzi ko tugiye kwimukira i Nyakabuye cyangwa tugiye kuri Simerwa. Ahantu nari ntuye urahazi wowe, nari ntuye Cyamudongo. Nimuvuge ngo Cyamudongo. Munsi y'ishyamba rya Cyamudongo, mujya muryumva, ririmo parike, hari parike ubu ngubu ikomeye, Cyamudongo niho nari ntuye. Ariko bwira umwegeranye uti comeka, yaratuye Cyamudongo. Yaratuye Cyamudongo. Noneho Cyamudongo rero, munsi y'ishyamba rya Cyamudongo niho nari ntuye. Yesu mwami. Noneho ariko Imana naho irahavugira. Imana ivugira na Cyamudongo. Haleluya. Na Cyamudongo irahavugira, cyamba rikomeye cyane. Noneho nari ntuye munsi y'ishyamba rya Cyamudongo, aho bita mu Gaseke, aho mujya mwumva kwa Gatabazi Meshake twari duturanye hafi aho. Noneho rero munsi ya Cyamudongo, Imana ivuze ngo ndakwimuye, ngira ngo ngiye i Nyakabuye cyangwa kuri Simerwa. Ariko haleluya nanone. Noneho rero ndavuga ni Uwiteka urakoze cyane, uzanjyana i Nyakabuye, uzanjyana kuri Simerwa. Amina. Niwo mujyi numvaga ukomeye. Nuko rero iratubwira ati ndabimuye. Nuko turagiye. Noneho tumaze gusenga, yewe we, ibintu by'Imana ni bya 45 by'Imana ikora bigira bite, biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ndaza rero niyiziye hari i Kigali, manukiye hari ya mwizindiro, turacometse amasengesho. Umupasiteri yari yantumiye mu giterane Karama ya Bumbogo hari ya mwizindiro, dushyigiye ku mupasiteri witwa Donasiye, tugira ibihe byiza mu masengesho. Haleluya. Ariko se ko mutambura umuntu, haleluya toro ry'Imana. Tugeze kwa Donasiye, tugize ibihe byiza, turasenga, bigeze isaa 7 z'ijoro, amasengesho ashyushye. Umugabo arahaguruka, tumve, uyu mukozi w'Imana twamugiriyeho umugisha, ati none tugize ibihe byiza, twaranamusuye iwe mu rugo i Cyangugu, baje ari abantu 17, tagisi yuzuye, baje kunsura. Umva rero agashya kabaye, baje kugira gute? Baje kunsura. Iriya rero twirwanaho, nta matera nari mfite, ikindi kandi nta nzu y'isima nari mfite, inzu yanjye yari mw'ibyondo nyine na parafo y'ibibingo, urumva ni hatari. None iyo twabonaga abashyitsi biba nka 5 by'ishinge byo mu ishyamba, noneho abashyitsi baza ugasasa yashinge, noneho ukamburaho ibirago, abashyitsi bakaryamaho.
abashyitsi b'i Kigali 17 baje kunsura, nari natemesheje inshinge ibiba nka 3 nsasa muri saro. Nshashe muri saro abashyitsi bati tugeze hano, icyuya cyabarenze nyine urumva bazamutse Nyakabuye bajya cya Mudonga ruguru ni hatari. Ndavuga nti karibu, nti sawa. Ndabwira nti ahangaha ibi birago mubona niho murira, niho musengera, na niho muryama. Bati ntacyo bitwaye. Barariye, turasenze, bararyamye. Umva gashya ninjoro, bigeze ninjoro. Bigeze ryari? Iyo mwasenze mukabyinira ku birago bishasheho ishinge ubundi iyo yamaze kumenyerana n'ibirago biranyerera. Bigira bite? Ninjoro, bigeze ninjoro bararyama, baryamye ishinge. Noneho aho umuntu yaryamye umwe akarara hano, undi arara hano, undi arara hano. Noneho ninjoro kwa kundi umuntu ahindukira bakimanukira, bakimanukira. Noneho undi nawe agatambika hirya iyo, undi nawe akamanukira munsi y'ibirenge by'undi. Buceye mu gitondo bati Yesu we, bati Mana, dore ya Mana we, ya Mana y'icyangugu barayitubwiye, Imana y'icyangugu iteye ubwoba. Bati dore sha umwuka wera yaje ninjoro aradutembereza, aho naraye siho nagumye, dore aho narindi ariko dore aho narindi siho nagumye, dore sha nge naraye hano none bukeye namanutse pfiriya. Ati haleluya, haleluya, umwuka wera w'icyangugu Mana ndagushimiye, waraye untembereza aho naraye. Ariko haleluya. Ibi bintu rero kwizera ni ibintu by'ibisazi. Noneho baravuga bati rero uku twaraye idutembereza, aho twaraye siho twagumye, ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yimuye ibintu byose byaturwanyaga. Ubu uko twimutse aho twaraye nkamanuka nkajya pfiriye, naniko Imana yatembanye ibyandwanyaga byose mu izina rya nde. Mbonye bujujwe rero uko kwizera kubuzuyemo, mbona ntibamenya ko ari ishinge yanyereye ibirago binyerera. Noneho ntibamenya iryo banga ririmo. Mbonye rero bizeye ko ibintu Imana yatembanye yabikuyeho, nanga kubiteza ngira ubweve kayi nti uko nukuri. Nibyo rwose, nibyo rwose yaraye batembereza. Oh haleluya. Ndavuga nti nuko nyine bima bimeze. Baravuga bati Mana we, Imana ishimwe, ati turumva twakwigumira. Kandi urebe kwizera, kubera ko umutima n'ubwonko communication, uburyo bwo kwizera byazamutse, nuko byahise bibabera. Barimutse bose, nako baraje bavuye icyangugu, bose bageze i Kigali. Uko bavuze ngo Imana yimuye ibintu byabarwanyaga, ngo uko bimutse batembera, ngo niko n'Imana yimuye. Niko byagenze. Buri wese waje muri urwo rugendo, Imana yavivuye ibintu by'amateka, ibendera y'Imana irazamurwa. Aho rero ndaza rero turi mu masengesho, nari nje kureba ko bashyitse mu rugo, noneho ngiye kumva isaa 7 zigeze z'ijoro. Twagize ibihe byiza by'amasengesho muri iryo teraniro twasengeyemo. Hagurukamwe umugabo umwe aravuga ati uyu mukozi w'Imana twamugiriyeho umugisha, twaranamusuye iwabo tubona afite ubuhamya bwiza, twaranamusuye tubona agerageza kwirwanaho mu buryo bw'imibereho. Ivuga butumwa ryiwe ntabwo ari ukugenda gusa, aranakora. Ibyo bavugaga ngo nkora nuko bagiye bageze mu rugo, kubera ko nahingaga akabemba cyangwa se ubunyobwa, nibwo muzi ubunyobwa nkabuhinga, noneho ngashyira muri parafo hejuru y'ibibingo. Ubwo rero baruzuzwaga rwa bunyobwa buri hejuru mu iparafo, uwujujwe yakubita igikuta ubunyobwa bukanyanyagira hasi ku kirago. Bati haleluya. Nkabwa ntiyo ni imigisha irimo imanuka. Niko gahunda zimeze. Nkavuga uri hano ntiwicwa n'inzara, uri hano ntabwo wicwa n'inzara, murajya mwuzuzwa ariko munarya. Ntabwo hano ngewe ivuga butumwa ryanjye ari ryo kuzuzwa nturye, oya muruzuzwa munarye. Bareba ku rundi ruhande bakabona imyumbati yanitse ku iparavatisha, burya turarya koko. Baravuga bati kweri. Iryo joro rero saa 7 z'ijoro zigeze, turi mu bihe byiza, turi mu izindiro. Uwo musaza aravuga ati rero ibintu Imana yakoze ni byinshi, umukozi w'Imana twamugiriyeho umugisha, kandi Imana yamukoresheje ibintu by'ubutwari. Ati rero yaradusuye, twagiranye ibihe byiza. Ati hano nari nicaye numvise ijwi rimbwira ngo ni mugabiri, ariko ndebye firizone zanjye mfite
ngiye kuyimuha numva umutima biranze, avuze ngo firizone biranze, ndavuga ntuwiteka we nicyo agiye gukora kiruta ya firizone ku mutima, nta mavuta ku mugaragu. Amavuta papa, amavuta nicyo agiye kumpa mwami, nicyo agiye kumpa. Arongera aravuga ati umutima wagiye ukora kuri iyo nka numva biranze, mutima uragenda ukora ku nzu mfite mu gipangu iwanjye, ngiye kumuha inzu nabyo numva biranze. Ijwi rirambwira ngo nimuhe pariseri yanjye naguze hariya haruguru kwa Nayinzira, haruguru y'inzu, haruguru gakeya. Ipariseri rero ifite metero 30 kuri 30, ndahamuhaye. Yagurisha yakubaka n'akazi ke, mbikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muravuga ngo kuzuzwa se wagize ngo iyi vivuye niyo utaba warabatijwe mu mwuka ujya kumva akantu karaje, kumva utuntu ntumenye utuntu tugufashe, ukumva nibura karaje. Ijoro ryose abantu baraye buzuzwa, mu gitondo tujya kuhatambagira, turahazenguruka, dukoze rero amasezerano ko mpawe nuko n'ibyangombwa by'ubutaka bisohoka, haba hasohotse ku mazina yanjye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hantu rero niho Imana yaje kumpera umugisha, iranyagura, izana umushoramari ampa amafaranga. Mutese yaguhaye angahe? Mugira ubwevekayi rero, mugira ubwevekayi yaguhaye angahe? Murabona ko ndi umuyobozi nanjye sinababwira ibintu byose. Amafaranga amaze kuyampa, ndagenda ngura haruguru yo kwa Karibata, Minisiteri Karibata haruguru gakeya, mpagura ahantu hafite 62 kuri 45, harimo inzu y'ibyumba 3 na saro. Aho rero niho twimukiye, tuva Icyanguguro twimukira aho ngaho, ibendera y'Imana irazamurwa. Noneho rero kandi ubu ngubu mujye mwitonda, uyu mujyi twawufashe bitugoye kuko ngewe nimutse saa 8 z'ijoro mva Cyamudonga, ngera Nyakabuye isaa 11 z'igitondo, uvuye ruguru ku ishyamba. Ngera Nyakabuye saa 11 z'igitondo. Ngeze Nyakabuye barambwira ngo bisi yakoraga ikamembe Nyabitimbo yapfiriye Nyabitimbo, ntabwo igikamembe. Umuntu wese ugikamembe ahita atahasubire mu rugo. Ndeba nari mfite abana nimukanye, mfite imbumburi imifuka nk'itatu nagiye mpangamo utuntu, n'abana bagera muri 7. Ndavuga ndetse ndasubirayo, bavuge bati iramugaruye noneho nta nahazajya. Ndasubirayo bigende bite, buba buri kunkeraho. Abantu barambaza bati uri kujya he? Ntingiye Kigali nabari abana n'umugore n'iriya mifuka ni Kigali urahazi? Ntindahazi. Urapfuye Kigali se wo Kigali, uyu Kigali ni ugiye. Ngiye kubona mbona buri kunkeraho, abanyeshuri bari kujya kwiga Inyakabwende. Noneho ndagenda mbonye abantu bari kumbaza byinshi, njya munsi y'umukingo ndabihisha, ntibajye bareba ababana n'umugore, nge ntibandebe kuko ninge bari ibyiga. Noneho imodoka muri butu yaravana, abari ntoya iruzura, imaze kuzura nanjye nihengetse. Noneho mbura ukuguru kwanjye, mbura aho ngushyira, ndahengekereza ngo mbona aho nshyira ukuguru, ndahabura ukuguru, ndajya mbura aho nshyira. Shoferi ati siga ukuguru cyangwa usigare. Urahitamo, urasiga ukuguru cyangwa urasigara? Urasiga ukuguru cyangwa urasigara? Nti none se ukuguru nagusiga se, urumva se ubwo bibaho? Arambwira ati rero sigara, kuko ibazaho imodoka muri butu huzura ukuguru ukaburaho gushyira. Sinzi ukuntu navuze nti aho kugira ngo nsubire ahantu nimutse babone ngarukanye n'abana n'imifuka, baranseka noro bajye bangira igitaramo. Ibyiza nashyika njya mu bitaro ariko nkajya Kigali. Sinzi ukuntu nafashe umwana, ndeba urukweto, noneho ikirenge cyanjye ukuguru ndaguterura, nkubita umwana gakeya ku mpanga gutya urukweto, umwana musunikisha urukweto gutya n'umutwe, mwegeka ku modoka, umwana ndapfuye. Ndavuga ntisha utake firi ya mbere ni Kigali. Ninshaka nshike njya mu bitaro, aho kugira ngo nsubire iyo nturutse, nsubire iyo nimutse, nimuze firi ya mbere nuko ujya Kigali. Twaragiye. Ubwo rero ukuntu twaje uyu mujyi nababwiye ko twawufashe bitugoye, twebwe byaranatugoye. Noneho imodoka iragenda, noneho iragenda, aho kugira ngo imodoka igenda gutya, aho kugira ngo turebe iyi modoka igiye, twebwe kubera ko hari hato turebe iyi modoka iri kuva.
ubwo noneho imodoka iri kugenda gutya, twe turi kugenda tureba iri kuva. Imodoka iragenda, twe turi kureba iri kuva. Noneho ibiti byose biri kubirinduka, imihanda iri kubirinduka, ibintu byose biri kubirinduka. Imodoka iri kugiye, twe aho kugira ngo turebe imbere iri kujya, turebe iri kuva, niko twagiye tureba. Noneho ubwonko rero buraruha kubera ibintu byagiye bibirinduka, buraruha. Noneho ibyo bintu byose abana bati turapfuye, nimuhumirize murebe hasi mugire mwe kugenda mukanuye. Abana tese turahumiriza, ese duhumirize. Imodoka yaragiye, tugenda bararuka, bararwara, bararemba. Ndavuga nti murware aho kugira ngo nsubire iyo mvuye, oya nimuze tugende. Sitwe twarose tugera Kamembe, tubona bisi ya Onatarakomo, turaza rero tuza muri iyo bisi tujya Nyabugogo, dufata tagisi itugeza i Rubungo hariya hejuru twari dutuye. Ndashimira Imana, tuhageze rero abana bageze i Kigali, barya ku biryo by'i Kigali, banywa ku mazi y'i Kigali, bafata ku muriro w'i Kigali. Ubwo urumva nta muriro nari mfite pfiriya mu cyaro, nuko dukomeza kwiberaho mu buzima Imana idutegetse. Ndashimira Imana rero abo bana n'umugore, turashimira Imana. Kandi uko Imana yaduteretse, twaje twimukira mu nzu yacu, tujya mu nzu yacu. Pariseri yari ifite metero 62 kuri 45, hari hanini no guhinga, urumva ko byari birimo. Ndashimira Imana rero ko yadukomereje amaboko. Nimuyimpera amashyi n'impundu muyishimire. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri bingahe? Muri byose. Twari dufite ijambo rivuga ngo nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite bihari, ariko nta mpamvu nimwe yo kumanuka. Ubutaha ni ingaruka nibishoboka nzababwira ukuntu Imana ijya ifata umugisha wawe. Wewe wicaye aho muri literaniro, umugisha wawe ufitwe n'undi muntu. Hari umuntu ugufitiye umugisha wawe. Ni ingaruka nzababwira ukuntu Imana kuri iyo sambu aho Imana yahaduhereye umugisha, mbabwira ukuntu Imana yahaduhereye umugisha, mbabwira ukuntu yazanye umushoramari witwa Sekimondo, ari we udufitiye amafaranga yacu. Sekimondo aza afite amafaranga. Segiki? Yesu Mwami. Mbabwira ukuntu Imana igihuza umugisha wawe ikaguhuza n'umuntu ugufitiye umugisha. Ngewe umugisha wanjye wari ufitwe na Sekimondo, aho ngaho niho Imana yampereye umugisha. Sekimondo niwe waje kutwimura hahandi amafaranga. Mbese urumva byabaye ibintu bikomeye byo kwaguka mu biganza byawe, mu buzima bwawe ufite umuntu ugufitiye umugisha wawe. Mu masengesho ndi bugusengere, Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha wawe. Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha, kuko maze kubibona ko umugisha wacu ufitwe n'abandi bantu. Mu izina ryande tugeze muri ya sambu harya twari dutuye, Imana iradufasha iduha Sekimondo. Nzabivuga n'ingaruka, ariko hahandi twimukiye twahahuriye n'urugamba rukomeye. Na ubu tuvugana madamu wanjye yahise arwara. Twahamaze umwaka n'igice, madamu ahita arwara. Madamu yarwaye ate? Yarwaye uburwayi bukomeye. Nari ndwaje umugore wanjye imyaka 6. Muri iyo myaka 6 yarishize neza ikwikiye. Ndashimira Imana ko muri iyo myaka 6 madamu yakize. Imana ihabwe icyubahiro. Madamu yafashwe n'ibintu bikomeye. Turi kuri ya sambu hahandi, madamu arambwira ati ibintu birahindutse, wa mugabo we ntabwo nzongera kujya mu rusengero. Madamu ufashwe n'ibiki? Sinzasubirayo. Nibature sinzayisubiramo. Ayo ku cyumweru amateraniro sinzasubirayo. Noneho ikindi, sinzongera no kujya mu masengesho y'umudugudu, naho sinzajyayo. Madamu ufashwe n'iki? Ati narakomeretse, byankomerekeje ntabwo bizi. Ukwezi kurashize, amezi 2 arashize. Madamu bite? Arambwira ati ahubwo nawe birahindutse, ntabwo uzasubirayo. Nawe ntuzagira gute? Ntuzasubirayo. Ndavuga neza, uzamfata amaguru, uzanzirika. Madamu arambwira ati dore ikimenyetso kikwereka ko utazasubirayo. Afata kostime yanjye, ikote n'ipantaro n'ishati ku cyumweru, arabifata. Madamu arambwira ati dore ikimenyetso kigaragaza ko utazasubirayo. Abivuruguta mu kiziba hanze, imvura yaguye. Aravuruguta mu kiziba ati nawe ntuzongera kujya mu rusengero. Nuko madamu yafashwe. None se madamu bimeze bitati? Narakomeretse bikomeye.
amezi 3 ashize pasiteri ati madamu abaye ntiyararwaye, yafashwe ate ntiyararwaye, yarwaye ate ntiyararwaye, araribwa se nti pasiteri yararwaye. Hari ibintu buri kusobanura ukabura kubivuga. Noneho pasiteri aza gusura madamu amubwira ati rero pasiteri nubwo uje narakomeretse, badiyakoni bawe barankomerekeje, baririmbyi ndetse n'umuntu wese uza hariya arankomeretse sinzagaruka. Pasiteri ati wasanga ari byo koko baramukomerekeje. Pasiteri afata nyobozi yose y'umudugudu ayizana mu rugo, ati nimufashe uyu mudamu muruhure mu mutima aho mwamukomerekeje. Abadiyakoni baje biteguye bavuga bati nubwo ari butubeshyere turabyemera ariko abohoke mu mutima. Madamu aravuga ati ibyo mwankoreye namwe ni mubivuge murabizi. Mudiyakoni tese ninjye wakuvuze namwe murabizi. None se wanyibukije gatoya ukanyibutsa gato akantu nagukoreye. Madamu ati namwe ni mubivuge murabizi. None se ninjye oya ni muvuge ibyo mwankoreye. Bamaze amasaha 2 nta gisubizo barabona. Abadiyakoni barataha. Ninjiye mu rugamba ko kanya. Madamu arambwira tumve rero keretse wenda iyo turi mu kiciro cy'abubatse niho mbivuga ko ubuhamya bwa madamu bwihariye hafi nk'amasaha 2 ubuhamya bwe mu myaka 6. Ntabwo nabivugira hano ngo mbirangize kuko ni ibintu bikomeye. Noneho madamu arabati nta nubwo bizongera abashyitsi bazaga bose nta n'inyoni shaka kwizongera kubakandagira nabo barankomeretsa. Ndavuga ntibirakomeye byamwaje na dore biratwatatse. Ibi byamwaje na turabigenza gute? Mfasha abayumbe rero, abayumbe ndahamagaye nti baba we muyumbe muze dusenge, igicaniro turakiremereje mu rugo, kubita amasengesho, sengesho y'ibira, masengesho y'umunsi umwe, masengesho y'amajoro, masengesho turasenze, twirukana. Madamu aravuga ati rero naba bazaga hano nabo ntibazagaruke. Arikora afata amabuye, afata umurundo w'amabuye. Abayumbe baraje bari mu mavuta bazi ko baje gusenga. Bageze ku irembo bati muhagararaho, bagira ngo abafitiye ubutumwa, muhagararaho, bagira ngo abafiti oya muhagararaho. Noneho barahagarara bitegura kumva icyo agiye kubabwira. Azana wa murundo w'amabuye, kubitibuye. Abayumbe batumve aho kugira ngo dusenge amabuye aturiho, unyuze mu rutoki, unyuze mu ishyamba, unyuze mu mihati, umanutse pfo. Aravuga tumve urugamba n'urwawe wirwarize. Niko bambwiye amabuye urugamba rurako. Umwaka umwe burashize umaze gushira, madamu byageze ku rwego ibintu bikamushika noneho afata amabuye akarabade. Abaturanyi bose batuye hano bimuke bambise bave hano, nibatimuka ndakwereka. Fata amabuye agenda kubita amazu yabara yataka, ibirahure mu mazu mu madirisha poko bitaramenagura. Inama z'umudugudu n'akagari zaberaga iwanjye ku irembo. Barambwira bati iyo utaba umuntu utuye tuba tukwirukanye. Nuko utuye madamu vuza. Umuntu wese wazaga yazaga turutse mu kibaya cya Ono, cya kibaya cya Ono twize, bakancomora bati ibi bintu ntiwabisengera ngo bikire, no kwa muganga ntibyakira. Mu bapfumu hari umupfumu y'ubunaka, hari umupfumu y'ubunaka, hari umupfumu y'ubunaka, hari aho babitsirika bigahagarara. Inama zose zazaga ziturutse mu kibaya cya Ono. Nababwiye ko Ono ari mbi. Ono ni ikibaya cyica. Abo twaganiriye mbere baje manuka bigize bite bihari, ariko nta mpamvu yo kumanuka. Nagize urugamba rukomeye. Imyaka 2 birashize, imyaka 3 birashize, ndimo nihuta. Ibintu by'imyaka 6 ntiwabivuga kanya. Imyaka 3 imaze gushira, madamu arambwira tumve rero n'ikindi ntabwo nshaka. Yo yagiraga gahenge twajyaga Kimironko tukagura umwenda tukawugura tukishyura. Madamu akavuga ati oya birahindutse, are mudusubiza amafaranga yacu musubirane umwenda wanyu. Umucuruzi ati mwaguze nimumve imbere, mwaguze mumve imbere, muza mu isoko gusa mute. Madamu ati zana ayo mafaranga, subirana umwenda wawe, zana ayo mafaranga. Kabwira umucuruzi nti ndemera nkomeho kubera ko wawukase, ariko dusubiza amafaranga ko afite ikibazo, nutinda birazamukira hano mu isoko. Oya birahita bizamukira hano mu isoko kandi birabibi. Umucuruzi ati nimumve imbere mwaguze. Madamu ati zana amafaranga. Oya zana ayo mafaranga. Umucuruzi ati nimwakira dani mwakire poni mugendemo. Nahuye n'ibintu biremereye kuri urwo rwego, tugataha umwenda tutawuguze. Tuvuye mu isoko, urugamba rurakomera. Imyaka 4 birashize, imyaka 5 birashize, ntabwo natondobora ibintu byo muri iyo myaka. Madamu arambwira tumve rero ntabwo byemera, oya
tugende tuvaha ibintu ni bibiri reba aho nkodeshereza cyangwa unsubize iwacu subira iwacu mu ntara kuko ibintu birakomeye nubwo Imana yakoraga gutyo nageze hariya ndafunguka kuko nge mu buzima busanzwe ibintu nkora ibintu by'ubuhinzi kandi mu buhinzi nkora nge simpingira kurya mpingira guha mu masoko kuko nibyo bimpa amafaranga nge ndahinga afite impano yo guhinga na bwa butaka bwawe ubuzanye mu ntoki gutyo ukabunyereka mpita mbona ikintu nahinga muri bwa butaka n'ifumbire nakoresha ku rwego ntabwo nabyiza ariko n'impano Imana yampaye ikomeye noneho ngahita mbona ubutaka bwawe icyo bwabyara ndebye isura yabwo nuko bumeze Imana iri umugisha narahingaga ngahinga inyanya amapavuro ngasarura miliyoni 800,000 nari maze kugira umugisha maze kwimukira hari abantu babonye ndi umukozi baravuga bati twari tuzi ko ari ukuzuzwa gusa burya no guhinga urabikora urahinga inyanya ndahinga kuko abantu bavuga Kimironko baza kugurira iwanjye ubwo burwayi rero bwatumye imishinga nibyo nari mfite byose bihagarara madame arambwira ati jya kunkodeshereza cyangwa unsubize iwacu yo naturutse ndebye kujya gukodesha mbona nta gisubizo ndebye kumusubizayo mbona nta gisubizo ndabwira ntago byakunda arambwira ati ubwo wanze urashaka kompfa reka rero reka mfe nicyo washatse ndabwira nti urapfa gute mbwira abana nti mube maso atiyahura madame arambwira ati siniyahura ahubwo reka ndapfa mu bundi buryo arambwira ati guhera none sinzongera kurya uyu munsi wa none sinzongera kurya tuzongera kurya se birashoboka umunsi wa mbere ntiyarya umunsi wa kabiri ntiyarya umunsi wa gatatu ntiyarya umunsi wa kane ntiyarya mbona umuntu agiye gupfa kubera inzara bya bindi nihagaraga ngo sinava mu nzu zanjye ngo njye gukodesha naragiye nkagenda mbaza nti irakodeshwa se ahubwo iyi nzu oye iyi nzu irakodeshwa mvuye mu nzu zanjye iyi nzu irakodeshwa iyi nzu se yo irakodeshwa nubwo byatuma tumanuka bihari ariko nta mpamvu yo kumanuka haleluya torero haleluya nanone haleluya kandi nubwo ibyatuma tumanuka bigize bite bihari ibyo byose byari ibintu bituma manuka ariko Imana iramfasha tugeze hahandi mu bukode twakodeshaga madame agira agahenge ngira ngo arakize njya mu giterane Kicukiro ngezeyo madamu aragenda afata amabuye atera ku rugo rw'umuturanyi amena amadirishya ibirahure amena amadirishya 4 barampamagara bati nibiki byateye umudamu wawe ati tabara iyo telefoni yasonaga umutima wahitaga ujya mu mutwe kandi kubera ibyo bikomere nakuyemo uburwayi bukomeye cyane kubera ibyo bintu nakuyemo uburwayi bukomeye kuko nahise mfatwa n'umutima hypertension umuvuduko mvuye muri urgence inshuro 2 Kibagabaga urgence ubwa mbere najyo mfite 210% habura gato ngo njye 210% habura gato ngo njye muri koma ubwa kabiri njye mfite 215 140 urumva ibyo byose bwa rugamba rukomeye buryo urugamba rugusigira ibikomere ariko dufite Imana ijya yomora n'ibikomere mu izina rya Yesu haleluya nubwo ibyatuma tumanuka bihari turasenga noneho madamu ndihuta mpita mva Kicukiro ndaza barambwira bati birakomeye nanga kubabwira ko asanzwe ibyo bintu bimufata ko nabonaga nabo bashobora kunyirukana ariko ndashimira Imana muri ya minsi ndakomakoma nshyiramo bya birahure mu rugamba rukomeye wenda n'ingaruka nzasubukurira aha ndabona iminota yanjye irimo irangiye noneho wenda n'ingaruka nzasubukurira ndashimira Imana rero nzababwira ukuntu muri urwo rugamba rukomeye nandikishijwe urupapuro ruvuga ngo andika usinye ko madamu wawe atazongera guhungabanya umutekano w'abantu n'ibintu kuko twakubwiye aho umujyana ntiwamujyanayo aho hose hari mu bapfumu ndavuga nti ntazongera niho Imana isikoresha ubutabazi izana Sekimondo mu myaka 6 rero ndashimira Imana uru rugamba nari maranye imizi n'ingaruka nzababwira ukuntu madamu yakize muri iyo myaka 6 ndashimira Imana ko madamu yakize izina ry'Iteka rihabwa icyubahiro noneho kandi ikindi ndashimira Imana yo ifata ibintu bitashobokaga ikabigira ibishoboka muri abo bana bose n'amashuri narimbabwiye cya gihe ko mfite 5 muri segonderi ubwo narindimo mbwira umuyobozi nti ndaza kunyaruka ndebe uko bamwe bagenda n'ibikoresho n'ibiki byose noneho ibyo byose rwabaye urugamba ariko hamwe n'ibitugerageza igenda iducira kanzu mu izina rya Yesu Kristo reka dusenge Imana nari mfite ijambo rivuga ngo nubwo ibyatuma tumanuka bihari ariko nta mpamvu yo kumanuka wowe muri iyi minsi ntiwaba waramanutse ukajya muri cya kibaya cya Ono twabonye Ono twabonye ko ari kibaya kibi
twabonye ko ari kibaya kibi, twabonye ko ari kibaya cyagwaga nabi. Umuntu wese ugerageje kuvuga izina ry'Imana, ono kibaya gikamura, kibaya cyaba cyaragukamuye mu bigeragezo wahuye nabyo mu buzima wagize, waba warakamutse, waba waramanukiye muri ono, wananiwe kwihangana, wananiwe kugendana n'Imana, ukajya muri ono. Ono rero nta kindi gusigira n'ibyaha. Ibyaha bikomere by'ibyaha ni kwa kundi ushobora kugenda ufite amavuta ukamanuka ukagenda ugatembanwa na ya miyaga n'imiraba. Ariko ndagira ngo dusenge umuntu wumva agira ati nanjye Imana indeba n'amaso y'imbabazi, narageragejwe ndananirwa, manukira muri ono, ariko sinshaka kuguma mu kibaya cya ono. Ahubwo ndagira ngo nkuko Nehemiya yahamije aravuga ngo nubwo ibyatuma manuka bihari ariko nta mpamvu yo kumanuka. Hari umuntu ukeneye aya masengesho ngo tumusengere. Ndasengera iki kintu nindangiza sengere n'ikindi ndi babwire duhite dusoza. Ntawe ukeneye iyi nkunga y'amasengesho ngo ahaguruke abwira Imana ati nanjye ngirira neza, nacomotseho kibaya cya ono, narakamutse, ibyiringiro biragenda, narakubiswe, ariko nubwo nakubiswe ntabwo nageze aho Imana ishaka, ahubwo nagezeho Satani ashaka. Ariko muri iki gihe nemeye intege nke zanjye, umbabarire unyeze ibyo nagiyemo byose, undeba n'amaso. Haguruka rero tugusengera Imana, haguruka ngutere iyi nkunga y'amasengesho. Yesu agumugisha, Yesu abumugisha cyane. Haguruka nawe, Yesu yongere akureme umutima mushya. Nawe haguruka, rega ono yaragukamo. Yoze wowe gerageje igicaniro wari ufite, ukagerageza ukuntu wari ucometse, waracomotse rero, wahuye n'inshuti mbi, wahuye n'igikundi kibi, wagiye muri mbese ono iza mu buryo bwinshi butandukanye. Haguruka tusenga Imana, haguruka. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye.